kuva yatangira iya mbere yashyize hanze muri 1992 yagurishije amamiliyoni menshi cyane y'amasidizi. Hanyuma kandi afite company irebera ibikorwa bye ndetse igateza imbere impano yitwa The Moen company. Hanyuma mu bindi yakoze imyaka 20 muri company yitwa Integrity Media Music. Yayikoze rero ari music director, akaba creative director, akaba rero n'umuyobozi wa label NICYO muri rusange twavuga. Iyi company ye rero yatangiye muri 2007. N'umuhanzi warukumbuwe n'abanyarwanda kuko mu myaka 10 ishize hagiye hageragezwa ibintu byinshi initiatives menshi yashaka kumuzana, ariko bamwe bakavuga ko byacikiraga ku guhenda kwe cyangwa ku giciro cyo kumuzana cyari gihenze cyane. Yego nk'umuntu udukurikiranira ibijyanye na gospel n'ubundi uvuye mu kiganiro uyu mugabo amaze kugirana n'itangazamakuru, niki yagarutseho muri rusange? Uyu mugabo ikintu yagarutseho agera i Kigali yavuze ko yatunguye cyane nuko yabonye u Rwanda. Yumvaga ko nyine u Rwanda rwabayemo jenoside, buri cyo nyine yararuziho, ariko mu ijambo rya mbere yatugejejeho mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ati nageze i Kigali ndumirwa, sinari ko hashobora kuba hubatse gutya, hameze gutya, mbese ni igihugu cyiza kiruta uko nabitekerezaga, byese byarenze intekerezo zanjye. Wenda ku buhanga bw'ibyuma badufasha bakazamura ijwi ririmo ikiganiro yatugejeho kirimo ijambo rye rya mbere, tukabanza tukumva tukagaruka mu kanya. Thank you very much. It's my honor to be here in am I standing up or should I sit down? It's my honor to be here and I want to thank RG Consult for the letter of invitation that came to Nashville. I didn't know who you were, and we've talked about coming to Rwanda for a long time, and I'm grateful for this opportunity to be a part of the MTN Kigali Praise Fest. It takes a lot of people to put something like this together. Murakoze cyane, ni by'icyubahiro kuba ndi hano. Ndashima cyane RG Concert kuba banzanye hano mu Rwanda, mwampaye ubutumire, mfata nk'ubutumire mpuzamahanga. Sinari nzi nabo muri bo ko twavuganye ku bijyanye no kuza hano mu Rwanda hashize igihe kirekire, kandi ndishimira kuba muri iki gitaramo gikomeye cya MTN Kigali Praise Fest. Bisaba abantu benshi banyuranye gukora igikorwa cyiza nk'iki, kandi nababwira ko giteguranye ubuhanga bukomeye. Ndizera ko Imana ikwiye gutegurirwa ibintu byiza nk'ibi. Nahuye n'abanyarwanda benshi mu isi hose aho nagiye nyura, gusa nabonye ari abantu beza cyane. Sinari nzi impamvu, ariko naje gusanga ari uko baturuka mu gihugu cyiza cyane nk'u Rwanda. Sinigeze nizera ko nabona inyubako zikomeye nk'izo nabonye, yaba muri Kigali n'ahandi mu Rwanda. Nizeraga ko abantu nsanze ari abantu basabana, ariko byarenze ibyo natekerezaga. Gusa mwarakoze banyarwanda kunsengera cyane. Mfite abanyarwanda benshi bansengera ibihe byose, ndetse n'ibyongeraho byose ni amasengesho yanyu, kandi nanjye ndabasengera. Ejo Imana izaca inzira aho bigaragara ko nta nzira. Abahanzi rero nanjye turashaka gukora umurimo kuko imitima yacu ni imwe. Duhaye ikaze Imana yacu muri iki gitaramo. Imana rero turi kumwe nayo, kandi izakiza, izomora, izatanga ihumure ku batarifite, izaha imbaraga abatentebukiwe. Sizabyina nk'uko Vixen abikora, ndikoze nagaragara ku rupapuro rwa mbere rw'ibinyamakuru hano mu Rwanda kubera ko nabizi cyane. Ariko nabyo ni byiza, gusa kuramya Imana byambuka imipaka, ibihugu, amoko y'abantu. Ndizera rero ko Imana izabana natwe, kandi nishimiye kuba mu Rwanda ku iki gitaramo. For the MTN Kigali Praise Fest, and I think it's the first annual. Is that correct? Yeah. That's the belief that we're, it's a pioneer. It's the prototype. Hanyuma ariko yaragize cyangwa kuri cya kindi watangiye ugaruka ko mu myaka 10 ishize abanyarwanda batandukanye bagerageje n'ubundi kumutumira kuza gukora igitaramo hano mu Rwanda. Yego, nibyo koko abanyarwanda benshi bagiye bavuga ati kuki umugabo ataza. Benshi bakavuga ko bamutumiye wenda bigaterwa
n'ubushobozi bukeya yabihamije rero yavuze ko hashize imyaka 20 mu Rwanda bagerageza kumutumira bamuha invitation ibintu byo we yagereranyije nuko ngo isaha y'Imana yari taragera ngo kandi we akorera ku gihe cy'Imana rero yatubwiye ko mu by'ukuri yari isaha y'Imana itaragera. Have I received other invitations? Yes. Many times I've received invitations to come to Rwanda. Nibyo koko nabonye ubutumire bwinshi bwo kuza mu Rwanda kuva mu myaka 20 ishize. Sinzi impamvu ntaje mbere kuko twabigerageje kenshi, ariko buri icyo navuga nuko igihe cy'Imana cyari kitaragera. Imana ntijya yibeshya, ariko ntekereza ko ari ingirakamaro kumenya mbere y'uko uza ahantu ngo nibute ugiye kuhinjira hariya ahantu. Ndashimira Imana ko yafunguye umuryango, kandi nishimira ko iki cyari cyo gihe nyacyo cy'Imana, naje mu gihe nyacyo cyayo. Hanyuma kandi mwanamubajije ku bijyanye no kuba amaze igihe akora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Agira ngo namwe muhanzi mishuri ejo bundi mbonye avuga ati nimpura nawe nifuza kumenya ibanga yakoresheje kugira ngo abagikora umuziki yabimazemo igihe. Mu kiganiro twajya nawe avuga ati yumva yifuza no kumenya icyo kintu. Ni ikintu mwana wamubajije mu kiganiro itangazamakuru n'ubundi? Yego, twakimubajije tumubaza icyamurinze kugira ngo arinde 6 mu myaka 45 yose. Hanyuma yatubwiye ko muri ibyo mu gikomeye ari ukugira itorero. Hano mu Rwanda abahanzi benshi ba gospel batajya amatorero. Hanyuma rero mu bintu yabagiriyeho inama harimo kugira ngo itorero barizwamo, ndetse no kugerageza kugira famiye ukanubaha ibyo famiye yawe ikubwira. Niyo nama yabagiriye. I think part of it is staying grounded with a good church in my family. A lot of young artists, they have some success, and then they leave the very thing that gives them inspiration and a foundation. Ntekereza ko icya mbere ari uko narerewe mu itorero ryiza njye n'umuryango wanjye. Ikindi ni uko Imana iyo iguhaye intsinzi iguha n'urufatiro. Gutera imbere kwanjye rero kwatewe nuko nari mfite umuryango mwiza urimo madamu tumaranye imyaka 45, twabyaranye n'abana 5. Abashumba banjye nabo babigizemo uruhare rukomeye, bamfasha kumva hafi mu buryo bwa hafi cyane. Ikindi ni umuhamagaro. Imana mu by'ukuri yarampamagaye ngo nkore umurimo. Ndibuka mu mwaka w'1982 ijwi ryamvugiyemo rirambwira ngo ndambure Bibiliya muri Zaburi ya 20 ku murongo wa 3 havuga ngo nashyize indirimbo nshya mu kanwa kawe kugira ngo uhimbaze izina ry'Imana. Benshi bazubaha ijambo rizakuva mu kanwa, benshi bazasarura muri wowe kandi bazizera ijambo rikuvamo. Narizi ko hari ikintu kigiye guhinduka muri jye. Sinigeze nshaka cyangwa ngo ntekereze kuba umuhanzi mbere, sinigeze mbishaka. Umugore wanjye na mushiki wanjye bari barigeze kubirota. Hanyuma madamu arambwira ngo nyamara njye na mushiki wawe turi abahanuzi, ibyo babwiye byabinkomeze kuri buri wese ubyumvise, kuko yankoresheje gutyo byabikoresha n'abandi. Leading them into God's presence and writing. Hari ubutumwa ngo yabaragenereye abahanzi. Yego, hari message yahaye abahanzi by'umwihariko bakiri batoya kuko amaze imyaka 45. Yavuga ati hari ubutumwa mu by'ukuri nabaha nk'umuntu wababanjirije kugira ngo babashe gukomeza gukora umurimo neza. Okay, to young artists, I would say stay grounded. Abahanzi bakiri bato ba hano mu Rwanda nababwira ko bagomba kuguma uko bahamagawe, bakagira itorero ryiza ribagerera, bakita ku muryango wabo, kubaka imibanire myiza n'abantu bagukikije ubona bafite imbaraga muri uyu murimo, kandi ugakomeza ugashyiramo imbaraga nta gusohora CD imwe yamenyekana ukumva ko bihagije, kandi ushaka wenda kumara imyaka nk'iyo maze. Gutekereza ku byahindura abantu nabyo ni iby'ingenzi. Ibindi bisigaye ukabirekera umurimo w'umwuka wera. Ubu ufite manager ariko siko byahoze, nari perezida wa Rebo. Kuririmba rero ntibyaje gutyo. Abahanzi bakiri bato rero bagomba gukomeza umurimo batangiye, ntibite ku itangiriro, kabone ni aho ryaba rito cyane, hanyuma Imana izafungura umuryango. Mukorere impano zanyu, mukore ibyiza, ubundi mukore neza cyane.
yagiye atangaza. Hanyuma igitaramo cyo giteganijwe ryari? ejo saa 10 niho kizatangira muri ka Kigali, kiza kirimo nyine Nimuntu, ariko azaba ari kumwe na Israel Mbonyi nk'uko wabyumvishe. Hanyuma kandi azaba ari kumwe na Fleo, ni itsinda rya worship team, ndetse hari n'abandi bazarimba barimo Dina Wera ndetse na Columbus, no muririmbyi urimba mu njyana za reggae ndetse n'izindi njyana. Nikodemo, dusoza wenda muri gospel nk'iki kindi kimwe kiri kuvugwa mu bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana, navuga ko muri no weekend hari ibindi bitaramo bikomeye cyane. Hari igitaramo kizabera Foursquare ejo ku munsi w'ejo nyine ku itariki 10, ngira ngo ni itariki 10 kizabera hari kuri Foursquare. Ni igitaramo kitegerejwemo amatsinda akomeye cyane hafi ya yose hano mu Rwanda, yaba za Lam Ministries, Healing Worship Team, Kingdom of God Ministry n'ayandi. Niyo navuga rendezvous yindi naho abantu. Gusa muri uno mwaka hateganyijwemo abahanzi barenga 7 bari international na Nimuntu arimo. Hari umuhanzi wo muri South Africa witwa Benjamin Dube, nawe ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane bamaze imyaka myinshi. Buriya Israel Mbonyi nawe areberaho cyane, avuga ko ari nawe watumye atangira kuririmba muri rusange. Tutarava rero kuri abandi nabo bagomba kuza hano, harimo Gentil Misigaro, nawe uramuzi ko ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bakora muri diaspora. Nabwo bwa mbere agiye kuririmbira hano mu Rwanda kuva yatangira kuririmba. Ni umwe mu bahanzi rero bakunzwe muri iki gihe. Akaza mutwa Richard Nikingendahayo, muramwibuka nawe wakunzwe cyane mu ndirimbo album ye yitwaga Niwe, arataramira mu Rwanda nawe muri uno mwaka. Hari itsinda ryitwa Hillsong, ni itsinda rikomeye cyane ryo ku migabane itandukanye ko by'umwihariko Australia, naryo rirataramira mu Rwanda kimwe n'abandi benshi wenda ntabasha kurondorera ahangaha none. Gusa dusoza kuri iki gitaramo, birashoboka cyane ko Israel Mbonyi ni umwe mu bagize amahirwe yo kuganira na Nimuntu. Twabashe Nimuntu niba ashobora kuba yakora indirimbo n'umuhanzi wo mu Rwanda. Aravuga ati byose bitangira kuri relationship, hari abanzi twaganiriye kandi nifuza kuzambura impano, bityo birashoboka ko twanakora indirimbo. Nicyo wenda twavuga kuri iki gitaramo. Yego, Nikodemo Peace ni mugenzi wacu, kurikirana ibijyanye na gospel, mukunda no kubana nawe buri gitondo ku cyumweru kuri Magic FM. Ubwo ejo ibindi byose azabigarukaho mu gitondo kuri Magic FM guhera sangahe? Dutangira saa 12 tugasoza saa 5. Ntimuze gucikwa. Wakoze cyane. Alright, murakoze cyane. Reka twumve indirimbo ya Nimuntu, turagaruka.
n'amakuru menshi kuva yatangira iya mbere yashyize hanze muri 1992 yagurishije amamiliyoni menshi cyane y'amasidizi. hanyuma kandi afite kampani irebera ibikorwa bye ndetse igateza imbere impano yitwa Moen company. hanyuma mu bindi yakoze imyaka 20 muri kampani yitwa Integrity Media Music. yayikoze rero ari music director, akaba creative director, akaba rero n'umuyobozi wa label NICYO muri rusange twavuga. iyi kampani ye rero yatangiye muri 2007. n'umuhanzi warukumbuwe n'abanyarwanda kuko mu myaka 10 ishize hagiye hageragezwa ibintu byinshi ama-initiatives menshi yashaka kumuzana, ariko bamwe bakavuga ko byacikiraga ku guhenda kwe cyangwa ku giciro cyo kumuzana cyari gihenze cyane. yego nk'umuntu rero dukurikiranira ibijyanye na gospel n'ubundi uvuye mu kiganiro uyu mugabo amaze kugirana n'itangazamakuru, niki yagarutseho muri rusange? uyu mugabo ikintu yagarutseho agera i Kigali yavuze ko yatunguwe cyane nuko yabonye u Rwanda. yumvaga ko nyine u Rwanda rwabayemo jenoside, buri cyo nyine yararuziho, ariko mu ijambo rya mbere yatugejejeho mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ati nageze i Kigali ndumirwa, sinzi ko hashobora kuba hubatse gutya, hameze gutya, mbese ni igihugu cyiza kiruta uko nabitekerezaga, byese byarenze intekerezo zanjye. wenda ku buhanga bw'ibyuma badufasha bakazamura ijwi ririmo ikiganiro yatugejeho kirimo ijambo rye rya mbere, tukabanza tukumva tukagaruka mu kanya. Thank you very much. It's my honor to be here in, are we standing up or should I sit down? It's my honor to be here and I want to thank RG Consult for the letter of invitation that came to Nashville. I didn't know who you were, and we've talked about coming to Rwanda for a long time, and I'm grateful for this opportunity to be a part of the MTN Kigali Praise Fest. It takes a lot of people to put something like this together. murakoze cyane. Hello, Rwanda. I'm looking forward to being in Kigali on Sunday, the 10th of February, 2019 at the MTN Kigali Praise Fest. Join me and many other great artists for a wonderful evening of praise and worship. If you buy your tickets with MTN Mobile Money, you'll receive a discount on all the tickets. Use pay code 000555. Once again, that pay code is 000555 for a discount on all your tickets. I hope to see you all there.